sawa cyane ubwo nituza kubona n'iminota turabongera ariko reka twinjire abana bararyoshye cyane tubashimira cyane natwe hanyuma n'amazina y'abayobozi bavuze n'iby'abafana bagakwiye kubaha amashyi ariko by'abake amashyi subu arabahaga turabashimiye cyane muduhaye show rwose hanyuma twinjire muri team news ayo makipe yanyu mukunda APR isigaranye imikino 2 igomba gukina n'ikipe ya El Merreikh igasozanya n'ikipe ya Gicumbi hanyuma Rayon Sport isigaranye imikino 2 nayo igomba gukina n'ikipe ya Bugesera igasozanya na Kiyovu Sport hanyuma twinjire rero muri team news akisendetse na Ligani ya nibyo reka twinjire muri team news uyu munsi hari imikino 2 ubwo tunasubwira ko saa 9 equipe ya Gorilla iza kuba yakira Etincelle hanyuma Rayon Sport twavugaga saa 12 n'igice iraza kwakira ikipe ya Bugesera n'umukino ukomeye cyane rero amakuru rero ava muri camp cyangwa se mu mwiherero wa equipe ya Rayon Sport aratubwira ko usibye Simanga Chilembi Ramadan wavunitse kuri derby abantu barabyibuka yagize groin uyu mutsi uca mu matako niwe twavuga Simanga nabonye yaratanze n'ubutumwa nyuma yo gutsindwa yego yatanze ubutumwa imbabazi yanganisha rwose abare yavuga ati ntago byagenze neza ariko ubutabizagenda neza abandi bose rero bari tayari usibye nyine Simanga ubwo byumvikana neza cyane ko Emery arahari Yusudian yarahari ashobora kuba ari we nyine baza gukoresha umutima wa defense hanyuma rero ubwo bareyo bari muri camp cyangwa se bari mu mwiherero amafaranga bari bemerewe y'agahimbaza musiki ntago bayahawe kubera ko batsinzwe ku gikombe cy'amahoro ariko muri menshi bari bemerewe barababwiye bati muye mufashemo 100 namwe murye kabisa mumere neza n'imiryango yanyu kugira ngo mwitegure umukino wa Bugesera hanyuma ku ruhande rwa equipe ya Bugesera naho dufitemo amakuru uko rero gahunda iteye muri Bugesera nabo bamaze kwinjira muri camp cyangwa se mu umwiherero w'ikipe hanyuma abakinnyi badahari harimo Aba utayizamu wabo Omar Aba yaravunitse naho hari ndetse na Mucyo Didier Junior umusore wo hakurya hangaha Nyagatare mu karere ka Nyagatare umwana w'umuhanga Varo arahari barahari abandi bose barahari usibye Omar Aba na Didier Junior Mucyo abandi bose barahari ubwo rero prime nabo ngo rwose bayikubye kane abanyabugesera Bugesera by the way yagiye muri lokale cyane bamaze iminsi igera kuri 2 nabo bari muri lokale cyangwa se bari muri lokale cyangwa se mu mwiherero aho ikibazo umuntu yakwibaza barahembye kuko meruka abakinnyi rimwe ngo baranze gukora imyitozo baraganirizwa harimo amishahara batarahembwa ngira ikigaragara cyo gukubirwa kane na murare nyine bafite muri lokale no kwemera kuyijyamo no kwemera gukomeza gukora imyitozo bye byose hari message bafite y'ubuyobozi bw'akarere ubwo rero nuko bimeze ubwo ikiza gukomeza uyu mukino bareyo rero nta kindi mugiye gukina umunsi wa 33 mufite amanota 52 muranganya na Kiyovu 52 rero irashaka gutsinda umukino ikagira 55 hanyuma ikazaza gukina n'ikipe ya Kiyovu rwose sabwe inota rimwe kugira ngo yegukane umwanya wa kabiri zayemerera gukina imikino ya CAF Confederations Cup ariko ubwo ikosa ryari ryose rero yasitaramo rwose yakora imbere ya equipe ya Bugesera ntago byazayorohera kuko Bugesera kwizigira icyo iharanira n'impamvu ngo yagiye muri lokale amakuru yaje kujya hanze Rwanda Premier League urabizi ko izahemba amakipe 8 Bugesera ngira mwanya wa 6 miliyoni 20 irazishaka ikipe ya Bugesera irashaka miliyoni 20 igashaka umwanya wa 6 ariko ni ya 10 urumva Bugesera ni ya 10 ifite 41 hanyuma iya 8 ariyo Musanze rero rusha 2 Musanze ifite 43 yego wango Bugesera ni ikipe itajya yorohera Rayon Sport ni ikipe itajya yorohera Rayon Sport biturutse ku mateka y'umutoza Kamarade ngira ngo Kamarade urabizi ko yahawe ikipe ya Bugesera abantu benshi batabyumva kimwe ubuyobozi bw'akarere nibwo bwasunitse baravuga buti uyu mutoza ko ataduhenze kandi akaba yaduha umusaruro kuki atari muha akazi so abashaka rero gukonfirma ku grand rendez-vous nibwo agaragaza ubushongore n'ubukaka bwe ngira ngo urabizi ko APR muri Fazale yanganyije na Bugesera ibitego 2-2 ikipe ya Bugesera irashaka uwo mwanya ariko ni n'uburyo bwo kugira ngo Kamarade yongere yiheshe andi masezerano kuko gutsinda grand rendez-vous no gusubiza icyubahiro ikipe ya Bugesera Football Club ndetse no kongera kwiyamahirwe kuri Kamarade yuko yakongerwa amasezerano yo gutoza ikipe ya Bugesera ni match ikomeye cyane rero kivuze hanyuma rigana ikipe y'ingabo z'igihugu irakina n'ikipe ya El Merreikh umukino ubanza
impamvu uyu mukino ukomeye abafana ba APR barakubwira bati igitego cya Dauda ntabwo turakibagirwa cyatumye bajya kuri Ferwafa cyane. APR yasaga naho yatsinze umukino kuko Dauda yateye shot rikomeye aritera, navuga ngo ku munota afugana kwa nyuma match ya APR ariko yitsinze 1-0 birangira arbitre ku ruhande cyanze yaje no guhanwa nkuko ari bizafana wa APR ntibanishimiye icyo cyemezo cy'umusifuzi bajya kuri Ferwafa. Nyuma biza nyine kugumuko, ariko APR kubera rekoro itari nziza bavuga ko ifite ku makipe yo muri Sudan nyuma yo gutsindwa na Al Hilal ibitego 4, bakeneye kuza gukonvenka abayobozi babo ndetse n'abafana babo babwira bati siko yo muri Sudan yose akomeye sinako yose yadukanga. El Merreikh rero bakeneye kwitsinda, indi mpamvu nubwo batwaye igikombe bagomba kwitsinda babikeneye nuko umutoza wayitozaga watozaga APR ari muri iyi kipe nubwo yarashaka kuba adahari kuko wenda bo bari muri Sudan nayo bonye barayisigiye ngira ngo umutoza wongirije nuko abakinnyi bakomeye bayo bagiye abakinnyi bahari APR bashoboye kubatsinda nawe yabifite ikibazo. So ndatekereza ko APR ifite imbaraga zihagije zo kuba yatsinda ikipe ya kabiri ya Merreikh. Byitezwe ko ariko byakagenze keretse babaye barasinze intsinzi ya Rayon baranabivuyemo wenda bati twatwaye igikombe wenda nabo bakoroshya match, ariko ubundi yarenye 11 bayo beza yagatsinze uyu mukino. Hari abavuga bati ikipe ya Merreikh ikwiriye gukora God of Honor ngo bya Crystal Palace yakoreye ikipe ya Arsenal, ariko ishatse yabikora ndetse na Gicumbi ku cyumweru ikazabikora. Oya nubundi mu buryo bwa fair play, mu buryo bwo kubaha ihame ry'umupira, nta mpamvu yuko Merreikh itakora God of Honor. Irayikorera nde? Iyikorera APR. Ninde uri imbere y'undi? Na APR iri imbere. Oya ibintu byaje mu mpero w'Ikigali byateje rwaserera. Mureke kugora. Barakorera God of Honor umuntu bari imbere yabo. Ntabwo bishoboka. We nabaye wa mbere mu ishuri wa Merreikh inyuma ya APR. Yaje nyuma ya APR. Igomba kuyikora God of Honor. 59 APR ifite 63. Yakora God of Honor rero gukora God of Honor. Al Hilal ni itakora God of Honor. Irabitegetswe. Itayikora ni ya mbere Al Hilal, ubwo APR ya kabiri ndera ya gatatu irabitegeka. Ariko turabanza tumenye muri match ya Al Hilal na Merreikh yerutse kuba banganyije 1-1. Merreikh yagoze God of Honor. Nacyo nicyo kwiba. Irwana n'ikize ko shampiyona abiri muri Sudan. Kandi Al Hilal yaratwaye igikombe. Yaratwaye igikombe. Ibintu bya God of Honor tiwe Gicumbi rero. Ubwo birajya mu buryo buri simple. Mu buryo buri simple APR iyayikora God of Honor mu buryo bwumvikana ni Gicumbi. Kubera ko Gicumbi niyo yahatanye na APR mu gikombe APR yatwaye. APR yabaye ya mbere mu makipe yo mu Rwanda, sibyo? So igomba rero gushimirwa niyo kipe yo mu Rwanda. Yego. Hanyuma Ruvuya unyemerere wa mutoza asagiye ngwino hano. Karibu se. Ari umutoza wa Kaniga yavuze ko hari ikibazo bafite mu Murenge Kagame Cup bifuza gukorerwa ubuvugizi. Aribwe akivuge kuri radio, hanyuma turaza no kukigeza ku babishinzwe. Ntago bibwe ahubwo ni itegeko rusange rya Kagame Cup yumva ribagonga. Ikibazo mase umunota umwe banza twibwire. Ariko ni no murera cyane. Uri umutoza. Murera niyo ya mbere. Murera ni yaturutse. Amazina yawe witwa? Amazina yanjye nitwa Bazambanza Claude. Utoza ikipe? Ndi umutoza wungirije umurenge wa Kaniga kuko umukuru ntabwo yabonetse muri quartier twagize ibyago. Pore. Irushaki hari umubyeyi watabarutse. Umurenge wa Kaniga hano. Ku Gicumbi cya APR. Ejo rero hari umuntu wacu wari wagiye ku cyicaro cya APR. Ubwo mimere yo kujya unihutishe kujya mu masegonda atatu. Hari umuntu wacu waragiye ku cyicaro cya APR yagiye kutuvugana kuko dufite ikipe yacu y'Intwari FC twashinze ikinira hariya umurenge wa Kaniga. Intwari FC. Intwari FC. Okay. Twashaka iki kugendesha na gahunda za leta kugira ngo nimba ari muri weekend nk'ubu twakinye n'umurenge wa Rubavu, sinzi mpamvu kapiteni wa Rubavu atabivuze. Weekend ishize twarakinye twabateye 3, abakobwa twabateye 3. Ntabyo yavuga wabateye. Abakobwa twabateye 3 kuri kubusa, abahungu tubatsinda 1 kubusa. Bavanga Intwari hari ikipe y'abagore n'abagabo. Dufite ibyiciro. Oya Ruba yari yaje gutwishyura kuko hano twari twakinye. Ejo mujya i Kigali. Ejo twari tugiye kubaza abafande bakuru
bazaze uravuga i Kigali cyangwa se ku cyicaro urimo uravuga icyiciro cya APR Kimihurura oya ntabwo twagiye ku cya APR twagiye twabanje kwa Katibito kuko ntabwo hera hejuru kwa Munare unafuatilia vizuri sana hapo nzuri niyo mwamagara fande ejo hari umuntu wacu waje bifitemo igisirikare kare muri force twamaze muri force twakwakiriye ubwo rero so murifuza yuko iyo kipe babimenya ko ihari yitwa Intwari bakabashyigikira dufite ibyiciro byinshi guhera ku myaka 12 twambara umuhondo muri wajya kuri YouTube yabisacinga hose ubururu n'umweru no ibyumweru bishize twakinye n'umurenge wa Gatenga wari waje gukora umurenge wa Gatenga w'i Kigali wari waje gusura indake y'umusaza dushishikariza n'abantu baza gusura indake y'umusaza baza kwiga amateka y'igihugu yego abafite amakipe n'ibigo by'amashuri tuba dufite abana guhera ku byiciro byo hasi baje batubwira umurenge wa Gatenga turawushimiye baratubwiye ati dufite umukino wa gishuti barazana batubatera 2 ku busa oya ikipe ni nka Real hanyuma icyo usaba Fande Katibito n'abayobozi bakuru ni ikintu icyo saba Fande Katibito yaduhaye n'umurongo twari twagiye buriya sinzi niba twari twagiye dushaka kubabwira ngo bazaduhe baro n'ibiki baratubwira ati tuzaza kubasura ruko mwatweretse ko ibintu bimeze neza twabemere n'umukino wa gishuti rero iyo turi gutegura abo bana dushimira n'akarere kacu ka Gicumbi cyane cyane ushinzwe siporo mu karere yagize gutya bashyiraho amasantere cyangwa se amarorero ayo marerero rero niho hakomotse natwe niho twafatiyeho dusaba ko badufasha ariko iyo turi gutegura Kagame Cup duhura n'ikibazo cy'uko hari abanyeshuri batemererwa gukina dusaba nyakubahwa minisitiri kudufasha na Minaroke abanyeshuri bakareba uko batworeza gukina kuko abana tuba twabateguye byagera hejuru itegeko rikabagonga bavuga ko agomba kuba arengeje 21 kandi itegeko rikatugonga ko badufasha umwana ufite impano imyaka yose yaba afite akazamukira no muri umurenge Kagame Cup ibyo vuga birumvikana rwose tubizeza ko umwaka utaha umurenge wa Kaniga uzatwara igikombe murakoze arakoze cyane